Nabasuhuje ni MT22 Music mukomeje gukurikirana kandi ndashimira abanyeshuri bari mu bihugu bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara ndetse n'abandi bari muri Kigali baza kwiga hano mu kigo Iremera Kabeza. Ndabashimira ko mukomeje gukurikirana amasomo yawe n'abakurikirana kuri YouTube. Mu by'ukuri ndabashimira cyane, mukomerezaho. Impano ni bya bindi njya mbabwira ngo mukomeze muyitange nk'uko Imana yibahaye. Nanjye ndakataje gukomeza kubaha nk'uko Imana yampaye. Rwose icyo muzampemba ni kimwe, muzatange namwe nk'uko mwahawe. Nibyo byiza. Ejo bundi dushobora kuzagira abantu benshi bameze nkatwe, ndavuga abacuranzi, ugasanga bigize umumaro cyane ku isi. Imana ibagire neza. Rero mbere yuko twiga isomo rero nabateguriye ry'uyu munsi, ndashaka ko mbanza kubasobanurira cyane ku bijyanye na gitari muri rusange, kugira ngo tubimenye neza. Benshi bagiye bambaza se ayo marevo ameze ate, levo zishingira kuki, namenya gute ko ndi kuri levo ya mbere cyangwa iya kabiri, namenya gute ko ndi kuri levo yo hejuru cyangwa se nta niyo mfite. Birashoboka nabyo, mwihangane ijwi ryanjye ryarahindutse, maze iminsi ndwaye na gripe yajemo, malaria niki, so bisa nkaho bingiriye nabi. Niyo mpamvu ngira ngo mubona umuriro niki ku munwa niki, ariko Imana yabanye nanjye, umeze neza. Mubona ko nagarutse kandi ndi gisore, nta kibazo mfite. Ndashima Imana. Kandi aho uri nawe niba utameze neza, mfite ubuhamya bw'uko Imana nawe yakugirira neza, ibintu bikagenda neza. Uhumure rwose, ukuboko kw'Imana kurahari uko kukugirira neza. Hanyuma rero ndashaka kubibabwira, ngira ngo mwese hari muri kureba hano kuri screen. Yes, icyo bita subdivision of the course. Subdivision of the course. So izi ni ingingo zishingiye ku bumenyi bwo gucuranga gitari. Ninjya mpavuga ukumva warahasimbutse, ukumva ni urona ko ari ingingo esheshatu, sibyo? Ukumva warahasimbutse, umenye ngo hari ibyo wasimbutsemo kandi byari kuguha umuti mu bwonko bwawe bwo gukora ibintu bikomeye kandi byagutse. Rero impamvu kenshi udashobora gutera imbere mu micurangire, impamvu udashobora kujya hejuru kuri level iri hejuru, haba hari impamvu akenshi, hari ibyo warasimbutse kuri level runaka. Okay, so hari icyambere turabona icyo bita general introduction. No kuvuga ku bijyanye na n'amateka ho make ya music n'imikorere y'aya manota yose tuzi ya do re mi fa sol la si, uburyo akora n'uburyo yabayeho. Tukavuga ibyo gitari, bice bigize akenshi gitari, tukabivuga tukabirangiza, tukamenya imikorere y'intoki zacu. Ese intoki ni urutoki rwa mbere kuri gitari ni uruhe, tukamenya ko ari byose. Nagiye mbibigisha ngira ngo ku bijyanye n'abanyeshuri batangiraga, aba beginners, nagiye mbibigisha. Hanyuma tukavuga ku mbese nyine introduction ni ukuvuga kuri gitari, ukavugaho n'uburyo amanota rimwe na rimwe akurikirana, uko yitwa, amazina yayo, buri kintu cyose ku murongo kijyanye na introduction. Ubwo hariya ni number 1. Number 2, wumve ko number 1 iyo utayirangije neza hari ushobora kujijwa. Ushobora kumva umuntu avuga ngo curanga do. Do ni iki? Kwariko iyo uzi do mukamenya ngo hariho ijambo bita do, kandi do ni ijwi, ni izina ry'ijwi. Ibyo urabimenya tayari, nta kibazo, ukamenya icyo ukora mu buryo bwihuse. Hanyuma icya kabiri hari akiriho handitse ngo the left and the right hands. Nsubiremo, the left and the right hands.
ukuboko kw'ibumoso ndetse n'iki n'ukw'iburyo. Ni imikoranire y'ukuboko kw'ibumoso ndetse n'ukw'iburyo. Ahangaha ko kw'iburyo kw'ibumoso tukamenya ngo niko kugena amanota ahangaha, hanyuma iburyo tukamenya ngo ni ukuboko gucuranga cyangwa se gusohora ijwi bitewe n'iby'ukuboko kw'ibumoso kwagennye. Okay, ubwo ni ubusobanuro hariya. Noneho guhabwa imyitozo ijyanye nabyo yibanze yo kugira ngo intoki zawe zimenyere. Hari abahabwa gutyo ugasanga bari gutanyura intoki mu mafurete atandukanye, sibyo? Okay, so muri introduction navuga ko harimo ibice bya gitari, harimo n'ibyo bita amafurete, nagiye mbibabwira icyo bita imirya, amazina y'imirya, ni utuntu twinshi natwo twihariye muragenda mutubona hasi ku masomo nagiye mbaha kuri YouTube. Hanyuma icya gatatu rero nicyo bita chords building and progression. Chords building kona akambere hakurikiraho and progression. So building ni iki? Nukubaka, ubwo ndavuga chords building, nukubaka inota. Ni gute? Ni kwa kundi nagiye mbasobanurira ngo do, iyo bahajemo icyo bita chord nuko ari amajwi menshi agendeye hamwe. Okay, ku buryo niba ari iri jwi ni note, ni ijwi rimwe gusa, ariko nihazamo tayari urumva ko hajemo so do, aruto mi tena do. Okay, tayari yobaye code kuko ari amajwi menshi agendeye hamwe, ni amajwi menshi arobanuwe kandi agendeye hamwe. Okay, iyi ni bita chord. So building chord ni ukumenya ngo do ni ugufata ha. Ibyo nabisobanura impamvu nabisubiramo cyane, mumbabarire, ndagira mbasobanurire kano kantu konyine gusa. Hanyuma mukamenya ngo turafata, mukamenya turafata ha, sibyo? Mukamenya ngo building yacu turayikoze kuri do. Ijambo build ni ukubaka, so ni ukubaka code mu bundi buryo bw'usobanura ubuzima, kubaka code. None icyo bita chords building, kubaka ama chord and progression. Noneho no kuyahuza. Okay, ni ukuyahuza kugira ngo abyare injyana runaka cyangwa se indirimbo runaka, kugira ngo umuntu abashe kuririmba cyangwa se acurange undi muntu abe yaririmba. Urugero do na fa na sol, cyangwa se do na la mineur. Ibyo byose twagiye tubicamo n'impamvu ndi kubibereka neza hano, ndetse na sol. Urugero la mineur ni buhoraho aramahoro yawe, ni buhoraho ari ibyishimo byanjye. Okay, tayari ubwo ibyo bintu nkoze nicyo bita progression. So duhagarare kuri progression, mbabwira akantu keza karyoshe. Kuri gatatu, kuri level ya gatatu, chords building and progressions. Progression iba ndende cyane kubera yuko progression navuga ngo agaciro cyangwa income ya progression nuko indirimbo yose kwisi ikoreye muri progression. Nabikubwiye, indirimbo yose uko ugenda ihindagurika, imanuka, izamuka, burya nibyo bita progression. So iyo wize progression neza rero, aya mahame y'umuziki ya progression, indirimbo birakorohera kuba wayumva ugatangira kuyicuranga. Kuko icyambe na mbere ugomba kubanza kumenya ngo ese do amanota ya majeri bijyana na ayahe, ukamenya ko ari do na fa na sol. Okay, pa 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 pa. Okay, pa 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 ni do na fa na sol, sibyo? Ku buryo progression iyo zije utangira gukora
indirimbo iyo ari yose neza upfa kuba watangiye kubikora kubicuranga gutya ariko utegamiye ku ndirimbo, kuko burya benshi begamira ku ndirimbo akaba ariyo bamenya gusa ariko ntibagire icyo bita creativity mu mutwe wabo yo kuba bakora izindi. Niyo mpamvu gukora amahame nk'aya ugakora progression nk'uko baziguhaye, kuko hasi hari ahantu batugaragariza uburyo ushobora gukora progression kuhagera ngira ngo byangora ni kure, urabyumva ya ku buryo ukora iki sasa, ukora progression nyinshi, hari guta progression practice ku buryo bagaragaza progression zitandukanye wagenda ukora. Hakaba hariho banza n'urugero ni do na fa na so, ahandi ukumva banjije ngo fa do so do, kandi uwo ki yacu ni do, cyangwa kumva bahereye muri sol ba 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 okay, wahereye muri sol. Ni nyinshi ziba zitandukanye. So icyo nshaka kumenyesha ni ikihe rero, progression ni ikintu gikomeye cyane iyo utagicemo ngo ukirangize kandi mu manota yose, niba ari do ukamenya bijyana, niba ari re ukamenya bijyana, niba ari mi ukamenya bijyana mpaka, sibyo? Icyo gihe bigenda neza. Tujye kuri level ya 4 kuri okay, building basic melodies. Ahangaha ku building melodies ni nko wavuga ngo urugero ni makode gusa, ntago indirimbo iraza mu buryo bw'umuntu yayumva. Okay, okay, urumva okay, cyangwa kumva wenda urugero okay, okay, cyangwa ba 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 yeah ba 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 ba. Izo ni icyo bita building melodies zitandukanye. Ubwo ni muri progression tukiri. Icyo gihe utaragira kuri level nk'izi rero no gutinyuka muri biriya bice twasomye usanga ugifitemo ikibazo. So rero nibura iya gatanu sasa iratwika koko. Iya gatanu ni nziza, iraryoshye cyane, niyo benshi bashaka kwirukira. Ni nziza iraryoha, ariko burya uri imfura watangira kuyiga ruko zirazo izibanze hasi wabanje kuzikora neza. Iya gatanu yo nicyo bita playing techniques and improvising. Playing techniques and improvising, sibyo? So improvising ingi ya gatanu ikikora ni iki sasa? Playing techniques ni iki sasa? Ushobora kwibaza ngo ni iki? Okay, urugero aho kabanjije bene ubwo buntu buri hagati ya kode n'indi, harwo twatumenyereye guhita ibiraro, ibiraro ba ba ba, noneho okay, urumva bene ubwo buntu bwihuta kandi bunyaruka vuba nicyo bita techniques, sibyo? Aya matekinike rero
nayo ubwayo afite amahame, afite uko agenda bari menshi cyane, twiga menshi atandukanye, ariko mu by'ukuri ni yandi aryoshya bya bindi bamunsaba muvuga ngo nanjye ndashaka gucuranga gutyo. Burya si uko nkora ibintu byinshi cyane, ahubwo ngira gutya, sibyo, nakora kode nk'iyo ngiyo ukumva, nkashyiramo tekinike, sibyo, urumva aho yose ni amatekinike atandukanye umuntu ashobora gushyira hagati ya kode n'indi, ugasanga umuntu abaye umucuranzi. Ndagira ngo mbereke ukuntu bya bintu bidakomeye, ahubwo byose biba bifite umurongo bigenderaho. Niyo mpamvu kwiga kenshi bisaba kugendera ku murongo, mugakora ibintu kandi byiza ndetse biryoshye. Iyo mutagendeye ku murongo, ibintu byanyu biba kavuyo, ugasanga rwose mu by'ukuri ntabwo umunyeshuri yize neza pe, nkubwije ukuri. Niyo mpamvu twe tugendera ku mahame. Ikigo cya MT Music kigendera ku mahame kugira ngo umunyeshuri wacu ejo azaba ari umuntu ukungahaye, umucurangi no mutwe ari very smart. Gatandatu rero sasa playing, turacyari kuri gatanu, playing technicals naziweretse, noneho icyo bita improvisation. Improvising hariya ndagira ngo bereke neza imikorere yayo. Tuba tugeze no muri cya gihe cyo gusobanura iki indirimbo. Urugero, ugasobanura indirimbo ikumvikana, urumva? Kabone nubwo itaba yacuranzwe, ariko mu buhanga ufite ukaba wabasha kuyisobanura ikumvikana. Cyo koze nyinshi ziba zifite icyo bita introduction zikoze ku buryo, mu rugero ndi gutanga bw'iyo ndirimbo, so urumva ziba zumvikana intro zazo. Ariko improvising cyangwa improvisation ni ugusobanura neza indirimbo ikumvikana, kabone nubwo umuntu yaba ataratangira kuririmba, sibyo? Urugero, ubwo ni muri re, umva y'amatekinike. Urumva, ibyo biza byose ugenda ubivangamo, ni kugenda cyo bita level iri hejuru. Amatekinike azamo, za kode ukazikora neza, progression ukazikora neza, improvisation yaza bikaba amahwe. Twavugaga level ya gatanu. Level ya gatandatu rero ni playing songs and interpretation. Playing songs and interpretation. Ubusobanuro bwiza ngo ni ugucuranga indirimbo usanzwe uzi nta kibazo cyangwa se n'inshyashya zije, hanyuma ugakora interpretation, kongera kwigana izindi, kongera kwigana icyo bita, ushobora kwigana melody runaka, ushobora kwiga indirimbo runaka nanone y'undi muntu wumvise, ushobora kwiga utangira kumva indirimbo z'abandi bantu bagiye bakora, nawe ukagenda uzigana. Niyo level ibigezeho. So byumvikane ngo umucuranzi ararepeta igihe cyose. Umucuranzi numaze kubyiga n'ibi ngibi, nabwo ukirepeta kugira ngo muri wowe ugende ushyiramo ibintu byinshi, cyane cyane kumva indirimbo z'abandi ko bagiye bazikora. Ngira ngo ibi mbishoreje ahangaha, ntekereza ko byumvikanye neza. Gitari ni ukugenda yigishwa gake gake ku bintu byose ku murongo. Iyo hari ibyo wasimbutse kuri buri level hariya wagiye ubona haba ikibazo cy'uko imizamukire yawe igora, kandi umwarimu uzakuzamura azaruha cyane, azaruha kubera iki? Hari ibyo ugiye usimbuka. Gusa
byaba ari byiza mwegereye abarimu bari professional, barahari benshi mu Rwanda no mu bihugu byo hanze barahari rwose bakabafasha. Waba uri hafi cyangwa se wakiga online mu buryo nkurikirana umunyeshuri ku giti cye kuri WhatsApp nagiye mbibabwira, nabyo nta kibazo ubushoboye ku buryo wambwira nkagufasha kandi nkagukurikirana nk'uko bikwiriye. Imana ibagirire neza. Reka twige rero isomo rya country music nabateganyirije. Hari abandi banyeshuri bagiye bansaba kubakora country music, reka tuyikore. Okay, country music rero twagiye kuri do nababwiye uburyo bayikanda, ntago mbinyuramo birebire cyane. Undi kwigisha abo nagiye nigisha ibi bintu kuko ngira ngo ntekereza ko aba beginners do barayizi. Nagiye mbereka iyi do ushobora gukora country music. Urutoki rwa gatatu ruzamura, urabona ko do twayikanze byarangiye isanzwe. Tugiye kuzamura urutoki turushyire ku murya wa gatandatu kuri fret ya kangahe, ya gatatu. Agahera ngaka urutoki rwa kane ruze rujye munsi ku murya wa gatanu kuri fret ya kangahe, ya gatatu. So nitwacuranga country music yacu muri do, iki gikumwe cyacu kirakora ku murya kangahe, wa gatanu. Okay, urutoki rwa mbere ucuranga iyi mirya yo hasi nibura itatu. Okay, igikumwe n'icyasubirayo gikore ku murya gatandatu. Okay, murya gatanu. Yes, gatanu gatandatu. Okay, gatanu gatandatu. Twabaze 1 2 1 2. Twihutemo 1 2 1 2 1 2 1 2. Okay, tayari umva ko yaje. Ushobora gufata intoki zawe ukazishyira hano, izi ngizi zingahe, rwa kane n'urwa gatatu, ugashyira hano, then hagakora izi ngizi gusa. Okay, abyumvishe. Iyo ni do. Noneho fa sasa rero. Fa iya solo twamenyereye hano. Okay, tugiye kuyizamura. Nayo bigishije murabizi iri bare imeze itya cyangwa se gutya biterwa, ariko burya nshuti zanjye iyi ni ikungahaye cyane. Iyi ifite igikumwe cyangwa irakungahaye kuko irihuta kurenza iyi ngiyi. Iyo ujya kugeza urutoki ngaha, niba ari melody yihuta igasanga yagusize, kabone n'ubwo umenyereye gute iravunana. Ushobora gucuranga iminota 5 wavunaguritse, ariko iyi akenshi iroroha kandi amagitari ari kuzana amakustika afite machine ntoya ngaha. Iza kera murazizi za classic zabaga zifite machine nini, ariko amanota yagiye yaguka ku buryo na positions usanga bimeze neza. Twagiye muri fa turayizi, ntabwo nirwa nyisoma cyane. Ubwo abashaka ko mumbabari impamvu ne gusobanura nuko nagiye ntanga amasomo abigaragaza neza byose ku murongo, abanyeshuri bakayiga. Mujye hasi ababonye isomo bwa mbere ngiri, mujye hasi mu masomo yabanje muraza kwibona. Hanyuma tugiye kuzamura urutoki rwacu rwa gatatu turushyire hejuru ku murya gatanu kuri fret ya gatatu. Agahera kaze kuri fret y'umundi ya gatatu, ariko ku murya wa kane munsi y'urwa gatatu neza. Okay, then igikumwe gishobora kuza kikajya hejuru. Niwumva bikugoye wakoresha urwambiro ukaruzamura ukarushyira aha. Okay, bisanzwe nkuko bare n'ubundi mwayifataga bayita fa. Okay, ariko be byiza wigize position kwa ebyiri, igikumwe ndetse n'urunguru zose muzi kwa ebyiri. Muri make iyo bikora gute sasa, ucuranga umurya wa gatandatu iyo ugiye muri fa nyine ni wa gatanu. Urugero 1 gatanu gatandatu gatanu gatandatu gatanu. Nyumva bitavuga wihangane, fa iragora kwisi
inota rigora, ugenda urimenyera gake gake kandi bikaza. Umure rwose ntugire ngo byakunaniye cyangwa uri kigwari, ahubwo fa irakomera, sibyo? Okay, ufashe do twihuza na fa. 1 2 3 fa, twagiye 1 2 3 do 1 2 3 fa 1 2 3 4. Ahantu wemerewe kubita inshuro ebyiri keretse wenda ugiye kwimuka kode runaka, sibyo? Twabonye do ndetse na fa. Tujye muri solo rero. Solo yo turayizi, nayo narayibigishije, musubire hasi abashaka kuyiga neza imvano uko bigenda. Solo ducuranga umuryo wa gatandatu ndetse n'uwa kane. Urugero, kuranga kane, gatandatu, kane, gatandatu, kane. Yes. Yes. Cyitonderwa ni uko ureka imirya ikirangurura, ntukoreho ndetse n'uyu ntukoreho. Niyo country music, ariko ujya yahitiza muri genre ya reggae, urumva icyo kintu. So rero bisaba ko imirya yawe yungurura. Okay, twajya muri do, tujya muri fa, so muri do, so twajya muri do, fa, do nanone na sol. Okay, so bivuze iki rero? Bisaba kugenda ubiga gake gake ukamenya ngo do nakubwiye ko igikumwe gihera kuri 5, ukamanura urutoki rwa mbere ucuranga guhera ku murya wa gatatu, ukamanura igikumwe kikaza ku 6. Muri make do igikumwe gicuranga 5 na 6. Apana kuzacurika ngo 6 5, oya, ni 5 6. Fa ni 6 5. Sol ni 6 4. Ndavuga imirya. Ubwo amatekinike yo nayo azaza igihe cyayo, ariko nuko ibintu bimeze. Inshuti zanjye ndabakunda rero, uko njyamye niko ntekereza ko baha ibindi bintu byiza kandi biryoshye. Mukomeze musabe nta kibazo, namwe ibyo mwifuza, ariko njyeweho rwose mfite ibyo kubaha kandi bizabagirira akamaro. Imana ibagirije neza, ndabakunda rwose kandi bihoraho.